bigaruseho avuga imiryango y'abihaye Imana yakomotse kuri charismatique ngira ngo irarera ni irerero ryiza rya kiliziya, ni irerero ryiza ry'Ukristo. Ubwo rero charismatique nyawe noneho twagera ku wasenderejwe, charismatique wasenderejwe noneho abazi za ngabire za Roho Mutagatifu asobanukiwe nazo, niza afite atarasobanukiwe akagera akazisobanukirwa. Ngira ngo nanjye kuko nagiye bikomozaho kenshi niho nakuye ingabire yo kuririmba cyangwa se impano yo kuririmba. Nanjye nayakiye ndi mu rugendo rw'isenderezwa, mu 2012 ubwo nigaga muri Apicire Isedo Ruhengeri Apicire, nari mu wa gatanu. Hanyuma sanzwe no mu charismatique ariko ngezaho nanjye numva ariho ngiye gutangira urugendo rw'isenderezwa, dutangirira aho ku ishuri. Ariko ngeze ku cyumweru cya Roho Mutagatifu uri abasenderejwe barabyumva, niho twarangije inyigisho, tugitaha muri uwo mugoroba niho nakiriye indirimbo ya mbere. Banza kugira ngo iyo ndirimbo hari ahandi hantu nayumvise, kuko nagiye kumva numva indirimbo iraje, indirimbo mfite yitwa Tuyobore Roho w'Imana nzima, irahari kuri YouTube, kuba shaka kuyumva no kwitega amatwi mwayishaka. Tuyobore Roho w'Imana nzima, Tuyobore Roho w'Imana nzima niyo ndirimbo ya mbere nakiriye kuri uwo mugoroba uwo twakiriye inyigisho y'icumweru cya Roho Mutagatifu. Ubwo rero nibwo numvise muri njyewe hari ikintu kidasanzwe kije muri njye, kandi ntangirira kuri iyo ndirimbo ya Roho Mutagatifu bimbera ikimenyetso cy'uko kuva na mbere numva nawo muhanzi, numva nareba abahanzi batandukanye numva ndabikunze. Ariko uwo munsi nyirizina niho numvise ko nanjye ngabire Nyagasani yagize ute yayimpaye. Ubwo rero kuva icyo gihe natangiye kwandika indirimbo, maze gusobanukirwa ko ari ibintu bishya byinjiye muri njyewe, niho natangiye kwandika indirimbo zitandukanye ku buryo ngeze ku ndirimbo 200 mu gitabo nandika, ngeze ku ndirimbo ya 200. Urumva ko ni ubutumwa Roho Mutagatifu yatangiye kunkoresha kuri icyo cyumweru cya Roho Mutagatifu, ndetse nsenderezwa. Umunsi nasenderejwe ngira ngo niho nanaririmbye iyo ndirimbo bwa mbere, mvuga ngo hari icyo nakiriye kuri uyu munsi w'isenderezwa, hari ingabire, hari impano nakiriye kandi ngomba gukoresha neza. Niyo mpamvu nahisemo gukora kwinjira noneho muri umuhamagaro wo kuririmba, nkabigira ku buryo bugaragara, ubwo butumwa nakira nkabugeza ku bandi. Ubwo rero